umuniga mbonye yirukanka none muri bag mwana twara afite udukingirizo twajya twangiriza abana we genda uhumiwe akikintu kimbabaje n'uburyo baby ngabirangiye ngo akunda ngo bagarinde ngo niyo Bosco niyo Bosco uramukunda ndamukunda mukundira iki ndamukunda gusa tu nkunda ukuntu aririmba ndamukunda ubuse nk'ubu ngubu uramutse uhuye na niyo Bosco n'iki wamubwira mbere na mbere nabanza kumubwira ukuntu mukunda cyane cyane basi niyo namubona basi nkahita nipfira n'ubwa mbere mwihangane n'akazi nuko byagenze nanjye nk'uko narimamagawe narindi mu rugo ariko nagira ngo iyi nkuru itancika. Okay, can spelling me bavuga ngo can spelling me. Let me explain for you. Okay, So naga mfite boyfriend. aho kamera urumva ko icyongereza ndimo kukimenya kuba waduhaye mukumbura nubwo ntamubona King James wanjye ubudahwema. reka nawe ngushimire ihanganye kuba wakurikiye iki kiganiro cyanjye nambaye isume gahunda ubu no kwikomereza mu rugo. yahawe makuru nande ko uri kumwe na Tera Ntago mbizi ashobora kuba ninjye nayamuha shuwa ni wowe watwitse yewe uriya muhungu ni inshuti yanjye tu sibyo yarasanzwe aza kuri scene nawe dukorera kuri shoot akaza kudusura ariko yambwiye ko akunda Tera bya hatari Tera ni umukinnyi nyine dukinana none arambwira ati umunsi nzamufatisha nkamana ahantu wenda yaba ari nzamurabure ku buryo yaza wenda akamupropose akareba ko yamukunda kuko aramukunda bya hatari. Rero niko byagenze today ndamubona ari matemberana ari kumwe na Queen nitamuhamagara ariko ntabwo nari nzi ko ari bumukatire nabonaga abawe ntabwo bari bakubonye ntabwo bari babizi yari surprise nyine twumvaga ko ari bumukunde bitewe n'ukuntu wenda babaga bameze ahantu twabaga turi hose namanaga ko nta hantu biri bupfire namwe yego. wewe wabonaga yuko uriya musore ni mu kumurabura kwaye no kumubwira yuko ari kumwe na Tera uyu musista wewe waruzi neza yuko uyu Tera ari bumwemerere? Yego numvaga ko ari bumwemerere kuko niyo Bosco yavugaga numvaga ko nyine ari ubufanzi busanzwe ntabwo nzi ko mukunda by'indani mutima kubwo ya fentinga gutya bakenda kumusuka amazi ubwo byadutunguye nawe nk'umunyamakuru mba wabasha kumugererayo wazamuzana niyo Bosco utaye ko umukobwa wacu yakonya kamera fresh kuko reba nk'ukuntu yabaye kumusuka amazi biki shobora uko yabura n'ubuzima. Ibyo biroroshye n'abadukurikira ndetse na managementing ya niyo Bosco ndabizi neza ko badukurikira ibyo bari buze kwibona gusa natwe hari azi ene connection dushobora kuba twagira ubuvugizi dukorera uyu mukobwa. Wowe uriyumva gute kuri ibi ngibi bimaze kubera hanga? Ubundi jewe nanjye biranunguye uyu muntu ndamuzi kwambaye agapfukamunwa ugahindurira. Oya iyi ni style igezweho ni style bro. Okay sawa uri kwiyumva gute kuri ibi bimaze kubera hanga? Jewe bwanjye nanjye biranunguye kubona umuntu arira kubona umuntu wenda yabasha gutera ivundi nako batije mfite undi nkunda ni ibintu bitajya bibaho mu buzima ni ibintu mbonye bwa mbere ntabwo nari nsanzwe mbibona. Ahubwo je ndi kwibaza se mu byukuri nimba wenda umwe yateye ivi undi wenda akavati je mfite kana kankunda ndanamukunda no bikajya naho kurashigera ngaha je birancanze naho uri umuntu mukuru rwose nenda ndakeka byagutunguye rwose je nta makuru rwose nari mfite. Aba bakobwa nanjye naga ari ubwa mbere nari mbabonye gusa we yenda namwe turamenyanye aba bari barimo no kumbwira filme barimo gukinamo nawe usanzwe ukina muri iyo filme? Yego usanzwe nyikinamo. Urakoze cyane. Wowe ibi ngibi bimaze kuba kuri uyu mukobwa uri umwe muri timu yabo bakinana nabo? Nge ndimo. Namwe mwese ni muri babandi bakoze akagambane ko kurabura wa mujama muzi ko biri bucemo. Kibazo hano kiri je mbonye biranacanze rwose mbonye ntago bikibaho uriya musore agaragara nk'uwasaze iyo tubonye gutyo niko duhuruye ariko se muri iriya bage ye ko yishajije akajugunya bage hagatakara ubukingirizo uriya musore iyo mico mwe musanzwe muyimuziho kubera ko ku makuru mfite nahawe n'abagenzi banyu bambwiye ko yajyaga basanga kuri tele murimo gukina filime. Reka rero tumufashe nk'umusinzi tumufashe nk'umuntu wasaze tubonye yikumbaguruza hana tera amavi mbona reka akoze ikigaragara cyakoze igikorwa cy'ubu mu kuvugana nawe kandi mugenzi wawe yatubwiye yuko bari bavuganye yabavugishije mwumva ko yaba yasinze? Ngewe bundi turi kukatuko nguko uratubonye ariko ukuntu bigenze rwose biraducanira ariko umuntu nta n'ikintu ufite cyo kuvuga.
musa nagaragarura kuba yavuga rero nibaye biranambabaje tu urabona uriya muniga no mu baby turakorana muri team yacu ya Kigali Station TV none uriya muniga turabuye ahita avuga ati hano hari umuniga uriya muniga yarasanzwe nyine aza kudusura nka team none tugeze bavuga uriya muniga atavuga ati muze mberekano hahiye niyo mpamvu twari twambaye na neza mani turazamuka sinzi uburyo bari bagiranye connection tubagezeho mani uzikuna munereye nkatana muza aramukubise gusa nyine biranambabaje mani indi nereye undi baby man aramunereye byatari aranamukubise uziko afashe impeta nibayiguze hehe mana arayijugunye na rinete niki habwo sura muniga arazongera kugaruka mwana sura nagazongera kudusura ariko man ngewe ubwo sinzi ko tuzongera guhura katubanze twumvuye iki kwabaje ni ikintu kimbabaje nyine giye nabonaga mani uriya muniga ntazi uburyo bigenze none ukuntu no baby twari tumuzi nk'umuntu dukorana man none aramukatiye mukumukatira umuniga mbonye yirukanka none muri bag man twara afite udukingirizo twajya twangiriza abana we genda uhumiwe ariko ikintu kimbabaje n'uburyo baby ngabirangiye ngo akunda ngo nibanga ari ngo niyo bosco none rebe ibintu bimubayeho kabisa reka wenda ndashaka birababaje sister wowe ibi bimaze kubera hangaha ubyakiriye gute je nakubeshye ngiye ibintu byandenze pe kuko ngi nabuze n'ikintu nanarenzaho ariko cyakora je uyu ni umushiti wacu turakorana simbizi sinzi n'ukuntu nanabivuga sinibaza umuhungu nkuriya ahubwo se wenda yanabikora ari na seriye ntanazane mbasi wenda n'udukingirizo nta na gahunda yaranamufiteho ibigaragara byo ahubwo ni n'amahirwe bigaragara ko ashaka kumupropoza afite akagira andi hanamujyana nese urumva ikindi yaragamije uko uburyo ajugunye bage n'ubukingirizo buratakaye ahubwo sinibaza ko nta muhungu nta n'ubwanda nafite ku buryo yakwifata kuri akazana n'ubukingirizo imbere y'abantu ibaze nawe ari wowe umuntu akaza kuguterera ivyazanye n'ubukingirizo wabikora hiki ariko ku makuru dufite nuko impamvu uyu mukobwa atabashije kwemera proposal y'uriya musore nuko akundana n'iyo boss kibazo ntago bakundana nuko amukunda sorry wow nuko akunda n'iyo boss aramukunda ariko nanjye cyakora anje muhungu nkuri nanjye aje waje kumproposa nkabona nubwo bukingizo sinanabyembera ntabwo byana waga abahungu biki gihe nge ndumva nta na gahunda bafite ko njye yagize n'umuhungu sakanantera n'ivi akaza muri ubu buryo nta nubwo nanabyemera nawe turabona uri umukobwa uru rubyiruko hari inama ushobora guha abantu badukurikiye hari abarimo gutera amavi kuri iki gihe tubona abatera amavano henshi hatandukanye mu buzima bwa buri munsi abaterwa amavi bikemerwa bakabakatira nk'uko nguko ugasanga umuhungu arakatiwe cyangwa se umukobwa arakatiwe wowe ni iyihe nama ushobora gutanga ku rubyiruko rudukurikiye ku bakobwa barimo guterwa amavi ndetse no ku basore barimo gutera amavi je inama nabagira ni imwe ni ukumanza bashishoza bakamanza bamenya abantu bakundana baribo cyangwa n'abagiye kubana nabo baribo kuko abahungu b'iki gihe nabaza bakadutera umwanya nta gahunda badufiteho cyane nk'urugero garagaye kuri mugenzi wacu ko nta kindi kizeye twagira abantu wenda twitaho turakudukunda nabo cyenda ngo bagize bate mame ntago ibintu bishoboka yego ariko ukuntu mbyumva wenda kuba yateye ivi umukobwa akaba atamukunze ko yari afite agakinzo ntibivuze ko nta mugambi yari amufiteho njye uriya muhungu ni inshuti yanjye nyine yarasanzwe dusura kuri sene yamukundaga pe nanjye ndabizi bya niyo mpamvu nafashe n'umwanzuro wo kuvuga ati wowe nzaguhuza nawe uyu munsi nkamuhamagara avuga ati bari hana nawe tega moto uze muhure ari kumwe na Queen mu muhanda niwe bonyine noneho mu gihaje nenze ko umukobwa ari bumwemere kuko urebye ukuntu bisanzuranaga pe byari hejuru ahubwo ntago nenze ko umuntu ashobora gukunda umuntu atarabona bikajya nahabura umwuka kujya ku mwuka wa nyuma nk'uyu ahubwo mwamwe reka wenda turaza kureba icyo turi buze gukora nk'itangazamakuru nicyo tubereyeho turi buze kureba uburyo uyu mukobwa twakora igishoboka kugira ngo turebe connection ye hagati na Niyo Bosco cyangwa se management ya Niyo Bosco kugira byiburi uyu mukobwa azabashe no kumubona kuko aravuga ati physically ngiye uri amutipe ndamukunda tubaye tuvuye kuri ibyo bibaye mu gihe twarindira yuko aza kugarura ubwenge kugira nawe tugira ikindi kintu tumaza bwa nyuma kuko naye nshaka gusubira mu rugo ibi bintu birababaje cyane sinzi wenda namwe mudukurikiye n'ubwa mbere mu buzima mamagawe gusa uko biri kose murabizi kandi naye ndiyumvamo ndabizi cyane n'ubwa mbere mamagawe nkajya mu kazi nambaye ISUME
aha filme yanyu bimeze bite? Ni nayo mahirwe wenda mubonye yo kuba sinzi niba mujya muri itangazamakuru, ariko wenda nibi bibaye ni amahirwe yo kuba mwabwira abadukurikiye filme yanyu kugira ngo bajye babasha kuyigana, babateze imbere, babakurikire, bityo nawe mubashe kugira iterambere ryiza nk'urubyiruko. Ni filme bari bayimbwiyeho, ninde ukuriye timu yanyu arahari? Ni wowe. Tubwire mu ncamake kuri filme yanyu kugira abadukurikiye babashe kuyumva. Okay, filime yacu ica kuri channel yitwa Kigali Sunshine TV. Ni filime y'uruhererekanye n'ama series. Kigali Sunshine TV. Yes. Noneho hacaho iyo bita Slay Queen series na animatrice series. Wakenera kuzireba yaca kuri Kigali Sunshine TV. Waba ufite izindi ebyiri wenda ureba wakongeramo niyo, kuko ni filime nziza. Filime nziza bya hatari, ukongeramo iya gatatu ku buryo buri cyumweru tuzajya gucika. Nagushishikariza wakenera kudutera inkunga yaduhamagara kuri 0788 naho se aramutse yifuza nayo kuza gaterera ivumwe muri abangaba, niba hari nabandi bakobwa nta kibazo, ni karibu hano, bakobwa bacu ni beza kandi bakatira abantu bafite abandi bakunda baba bari mu kazi. Reka tubanze twumve na manager wa team. Ego, icyambere nukubanza kareba nimba nta wundi muntu afite, kuko n'uyu ngo twe tuzi ko ari ubufana busanzwe, ariko nimba umuntu ageze ahantu yabura ibi bintu biriseriye kandi birababaje. Nimba umuntu ageze ahantu yabura umwuka kubera gukunda umuntu atarabona, batangiye gukora man mudufashe nyine murebe ukuntu mwamuhuza nawe wenda asure mu buzima busanzwe. N'aba bandi basanzwe bo wakunda yaza akatwegera tukamuhuza n'umukobwa. Dufite abakobwa beza kandi benshi, nta kibazo. Yego, ariko ibyo siyo numbero, si cyo kintu mugambirisha hanini. Wakongera ugasubiramo nimero yanyu rimwe nkavugisha n'uyu mukobwa kugira nanjye mbashe gusubira mu rugo, dore ndi ku Karubanda kandi ntago bishimishe kuba nkoze ikiganiro. Ngenda babaye cyane, gusa nyine nakazi. Biratangaje ubwo abantu bakora kumutakusha muri abambere bazaba igikombe. Twe ukuntu bye bibereye hano babone no karitsiye, nta muntu umwe uzi ko biri bumenyekane. Kavumo nahe ni bya urumva. Wenda nimero yacu ni 078 itone gato tangira 078 078 48 48 31 830 830. Noneho Instagram, Facebook, yes. Ni Kigali Sunshine TV. Yes. Hariho animatrice na Slay Queen series. Ngenda aza gukurikira Slay Queen. Sister, uri kwiyumva gute? Tera gahinja bimeze bite? Nsa. Niyo Bosco uramukunda? Ndamukunda. Mukundira iki? Ndamukunda gusa tu. Nkunda ukuntu aririmba, ndamukunda tu. Ubuse nk'ubu ngubu uramutse uhuye na Niyo Bosco n'iki wamubwira? Mbere na mbere nabanza kumubwira ukuntu mukunda cyane cyane. Basi niyo namubona basi nkahita nipfira. Ahita? Basi niyo namubona nkahita nipfira ko ndamukunda. Oya kongera kurira se kandi. Tera nyine turi buze gukora ubuvugizi, sibyo? Turebe uburyo mwabonana, sibyo Tera? Basi zamubwire ko mukunda. Ihangane turi buze gukora ubuvugizi, sibyo? Ego. None se Tera, niye mpamvu yatumye ukatira umusore wawe gutereye ivi? Wirira nyine. Njye nuko nkunda Niyo Bosco. Njye mbaramba ari wambera na boyfriend. None se Tera, ubu haje n'undi musore niyo yaba afite amafaranga n'imodoka never? Nshaka. Na undi nshaka. Nese ubwo uramutse ugize amahirwe ukabana na Niyo Bosco akakubwira noneho ko afite girlfriend, wabyakira gute? Ntakibazo ariko duhuye byonyine. Basi nanyurwa akanabimenya yuko mukunda. Tera, noneho ngiye guhana nimero n'aba bagenzi bawe, sibyo? Turi buze kureba ikintu dukora kugira ngo turebe ko mwazabonana. Ngaho se wirira, reka kurira, sibyo? Sibyo? Ego. Sibyo? Mudufashe muhagurutse Tera turebe ko mwabasha kumugeza mu rugo.
uyu ni Umutako TV, tugera hirya no hino henshi hatandukanye, ngira ngo murabibona uko mubibonye nuko nanjye mbibonye. Umutako TV, reka tugushimire we twatangiye tukatugeze ku musozo w'uru rugendo. Nkuko mwabibonye, uyu mukobwa nyuma yo gutererwa ivi yakatiye umuhungu ndetse aranamuhakanira cyane mu marira menshi cyane. Uyu mukobwa aravuga ati njye waza uko yabasa kose atari niyo Bosco nta kintu twavugana. Ngira ngo rero mwebwe muri aho ngaho, mwebwe mudukurikiye inshuti za niyo Bosco, natwe nk'itangazamakuru turaza gukora ibishoboka turebe yuko uyu mukobwa yazahura na niyo Bosco. N'ubwa mbere mwihangane, n'akazi nuko byagenze, nanjye nkuko narimamagawe narindi mu rugo, ariko nagira ngo iyi nkuru itancika. Nge mwari muri kumwe ni MC Sety, uyu ni Umutako TV. Tugushimire wakoze subscribe, na utarakora subscribe ukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Reka nshimire team twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, hamagara kuri iyo nimero iri hasi muri description, twamamarize ibikorwa byawe bibashe kugera ku isoko ry'ubucuruzi riri hejuru kandi riteye imbere. Sister, reka rero tugushimire kuba mwemeye ko tunaganira. Now ufite boyfriend? No, just now I don't have some boyfriend. I don't know English. Can you talk to me in Kinyarwanda? Okay. Okay, can you spell me spelling me? Bavuga nguki? Can you spelling me? Let me explain for you. Okay. So, ntago mfite boyfriend. Aho cameraman urumva ko icyongereza ndimo kukimenya. Aha. Just ubu ngubu. Aha, tubwire. We na boyfriend ufite? Oya, ntago mfite boyfriend. Naramugize ariko ubu ntago mufite. Gusa icyo nakubwira nuko wenda njya amarangamutima yanjye atabashije kugaragara muri aka kanya. Sawa, reka tugushimire rero kuba waduhaye. Mukumbura nubwo ntamubona, King James wanjye ubudahwema. Urakoze cyane sister, reka tunabashimire kuri uyu mwanya mwaduha. Namwe mwakoze cyane ko mwaje ko ukunda sety. Hari umukobwa ejo nawe ngumva ngo ngiye nkunda sety, ngo noneho ngo sety ngo uburyo ngajya avuga ikirundi. Wowe ufite umuntu ukunda? ndamufite ariko nyine. Reka tubashimire kandi muze kugerageza, muze kwita kuri uriya mushiki wacu kugira ngo mumubungabunge. Urabona ko afite igihunga, urabona yuko ahantu ari rwose n'ubungu bakihebye, ngira ngo urimo kubibuye. Turabashimiye namwe Umutako TV. Ntabwo twe tuzi ko nyine ibi bintu mwabasha kugira ahangaha, sibyo? Ubwo mwebwe mukora akazi gakomeye cyane. Uramba nume. Njye numiwe byatari, ariko nyine shout out to Umutako TV. Muri abantu b'abagabo cyane, kandi mufashe uriya muntu warembye wenda abona umuti, umuntu yarwariye wenda mubona ubwo yamukora wenda nkuko yabyifuje. Iyo yanamubona kumubona byonyine birahagije. Ubundi imbere cyane cyo ni ikibazo kigiye kubangamira timu, kuko ntago wabana n'umuntu yumvita igihunga n'akazi karapfa y'umuntu akahita ati ibintu, ubwo se urumva yakora gute? Gusa nyine murakoze cyane kandi twizere ko mugiye kubikoraho, kandi abakunzi bacu Kigali Sunshine TV mutugane murebe ibikorwa byacu. Murakoze cyane. Ongera ubwira abari badukurikiye kuri filime yanyu. Filime yacu ni filime y'uruhererekane, hari yitwa Animatrice, akaba ni yitwa Israel Queen. Zose ni movie nziza, ni filime nziza. Inyura kuri YouTube channel Kigali Sunshine TV. Ubwo Kigali Sunshine TV babahe subscribe, like, comment and share. Nge navuze ko ndaza gukurikira Israel Queen. Yego. Ni ukuvuga ngo Kigali espace Sunshine bifatanye, Sun y'izuba, Sun y'izuba, Sunshine bifatanye, Sunshine birafatanye, Sunshine birafatanye, espace TV. Okay. Yes. Kigali espace Sunshine bifatanye, espace TV. Yes. Okay, urakoze cyane. Reka ngushimire. Uyu ni Umutako TV, nge mwe muri kumwe ni MC Sety. Nizeye ko turaza guhura mu biganiro bikurikira. Shimira cyane cameraman tubana ku buhanga bw'ibyuma kuba yananze kugera mbere hano kuri itere, akaba amaye makuru kandi yizewe. Reka naye ngushimire ihanganye kuba wakurikiye iki kiganiro cyanjye nambaye ISUME. Gahunda ubu no kwikomereza mu rugo.